Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabashimiye cyane kandi ko muhora mutwitaho mukadufasha muri uyu murimo w'Imana Imana yatangije. Turabasuje rero kandi twishimiye neza ibyo mudufasha mu bitekerezo byanyu, muri commentaire nyinshi zidushimira ku biganiro byiza tugirana. Nanone rero ni Karosi ugarutse kuri channel ya Karosi TV, twayemeje kubagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, ndetse bwa buhamya bumwe twacikizaga cyangwa tukavuga ibice, twaje kugira ngo tuzajye tubagezaho bwose, kugira ngo umenye urugendo twanyuzemo cyangwa se Imana yagiye tunyuzamo kugira ngo tube abakozi b'Imana. Rero turabakangurira, we wakunze ibiganiro byacu n'ijambo ry'Imana, wakora subscribe kugira ngo tujye tugendana, ugakora share ndetse ukakomeza mu bintu byose. Ndagira ngo rero dufatikanye. Murabona Belyze yagarutse imbere ya kamera za Karosi TV. Bushize yari yavuze iminota mikeya, tuko turashaka kujya tubaha ubuhamya tape par tape kugira ngo tugendane muri byose, musobanukirwe ikuzimu nihe, ikuzimu abajya bameze gute, kugira ngo bamwe bari babyumvaga ariko babibacika bitewe nuko byavugwaga bikavugwa ibice muzagende mubisobanukirwa. Rero Belyze ugarutse imbere ya kamera za Karosi TV, ngaho suhuza kandi uhita ukomeza n'umurimo w'Imana bagezaho igice cya kabiri, niko navuga, cy'ubuhamya wari watanze bugacikira. Yesu aguha umugisha. Murakoze, mbanze kubashimira abantu bose, Imana ibahe umugisha. Mbere yuko nangira nabanza nkiragiza Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana yo gukiranuka. Tugushimiye ko abanye natwe, waraturinze na n'ubu uracyaturinze. Himbazwa kuko uri umwami n'umukiza wacu. Nyiringabo data, dore nongeye kugaruka imbere yawe nje kuvuga ibyawe, naba ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngwino ubane nanjye data muri kano kanya, icyo mbanje guheza n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino ubane nanjye data muri kano kanya, ndakakuragije kugira ngo ubane nanjye. Mwami nyiribihe data, nubasha kumva wese nyiribihe, umuhe umugisha wawe. Ngwino nyiringabo bohora abantu bawe bose, kandi ukomeze ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, ndabashimiye cyane. Amazina nitwa Belyze nkuko babivuze. Nari natanze igice cya mbere ko kari gatoya, ariko twifuje ko twabagezaho ubuhamya bwose, tugenda tubaha uduce twose n'utwo twibagiwe twose tugenda tutubaha. Murakoze cyane. Ndatangirira ubwo iwacu bajyaga bazana abakozi banderaga mu rugo iwacu. Abo bakozi nubwo bazaga bakandira bahabwaga kondisiyo. Izo kondisiyo bahabwaga barababwiraga ati rero akazi kano mu rugo ugomba umwana kuba umwana agomba kuzajya ajya mu irimbi, niho ugomba kujya umutembereza. Nago nari nzi ahantu bashobora kuba mu buzima bwanjye. Ndi umwana muto cyane, kuva navuka sinegeze ngenda ngo bantembereza ahandi kumwe bagurira abana ibikinisho, nge nago nari mbizi. Ariko ibyo nari nzi ngewe, nari nzi yuko umuntu wese aba agomba kujya mu irimbi, kuko nibyo nari nzi. Rero ukuntu byagendaga, umukozi urumva yabaga yahawe kondisiyo. Ubwo muri izo kondisiyo yabaga yahawe, muri uko kunjyana kose, we twaragendaga, twamara kugenda ko kwari kugira ngo muri nabo badayimoni. Ariko nubwo twaga turi kumwe n'uwo mukozi, we nago yarabaga bizi azi ibyari byo, kubera ko we yabonaga, ndabyuka hari igihe twajyaga tugenda twagera nko mu irimba, akabona nk'uwo umuntu wapfuye, kwa kundi bajya bashyiraho amafoto, akambwira ati dore amafoto. Ariko mu by'ukuri we ibyo nabonaga si byo yabonaga, kuko nabaga mfite izindi mbaraga nanjye ubwanjye. Kuko twaragendaga tukajya hari mu irimbi, twamara kujya mu irimbi hakazamuka abadayimoni, bamara kuzamuka mu irimbi bagera ku irimbi hejuru, nge narabaga ndi kubabona. Kuko akenshi nakundaga kubona abakobwa bishukishije, abakobwa bameze ukuntu, babaga bafite ibinono ku maguru yabo. Ariko umukozi ntago yabaga azi ibyari byo. Gusa hari igihe nakundaga kera ndi umwana muto cyane guseka, ariko nabaga mfite ibintu ndi guseka, kuko nabaga mfite abantu turi kumwe, ariko abantu ntago bashoboraga kuba bamenya ibyari byo. Ubwo urumva rero umukozi we yatahiraga ngo amafoto, ariko mu by'ukuri tugataha ejo kongera kansubizayo. Twakomeje kugenda
iwacu ubwo ngubwo ndabyibuka hari umugabo wakundaga kera iwacu kuhaza, uwo mugabo bamwitaga Kanyoni. Uwo mugabo yakundaga kuza iwacu cyane, yakurikiraga ubuzima bwanjye cyane kuva ndi umwana muto yanyivuka. Yamenyaga ngo byagenze gutya, nagiye ku ishuri, buri kimwe cyose yarakimenyaga. Iyo byabaga bimeze uko nguko, ndabyibuka iyo nabaga mvuye ku ishuri nanjye nacaga ahantu yarari, ntago yagiraga inzu yo kubamo, yagiraga ikimodoka, cyari ikimodoka cy'igikamyo, ariko bya bikamyo bitajya bigenda biva ahantu biri ngo bitware, ahubwo cyabaga kiri aho ngaho. Noneho iyo twaga tuvuye ku ishuri narahacaga, namara kwaca nkamusangamo munsi y'icyo kimodoka habagamo abadayimoni, kuko ndabyibuka najyaga njya munsi y'icyo kimodoka nangize nkabwa ngo nanjye ibyo bintu nzabizana ryari. Byari ibintu bimeze nk'iby'inka, abo bakobwa bagaseka cyane, bagaseka bakanera utustori, utuntu twinshi nk'utw'abana nyine. Ubwo ngubwo urumva Kanyoni yakundaga gukurikira ubuzima bwanjye, ariko uwo mugabo ikintu cyanunguraga cyane ntago we yatungwaga n'inyoni, inyoni, ariko inyoni nazo ziratandukanye, zari inyoni bita ifundi, nizo yaryaga. Uwo mugabo rero yakomeje gukurikirana ubuzima bwanjye pari segonda na buri munota, akanembereza. Noneho hari umwana, mama wanjye yarafite umubyeyi w'inshuti ye. Uwo mubyeyi nawe yarafite ikibazo, ntago yageze agira umwana, ahubwo yagiye kumusaba, amusaba ikuzimu. Akimara kumusaba ikuzimu, uwo mwana nyine urumva yari umwana wa kidayimoni. Uwo mwana twari inshuti cyane, kuko ahantu hose ni nawe, uwo mumama niwe mama wanjye yizeraga cyane, kuko iyo yabaga adahari niho yakundaga kunyohereza akanjyanayo, yamara kunjyanayo nkirirwana n'uwo mwana. Uwo mwana rero nawe ukuntu byabaga bimeze, twashoboraga kuba turi gukina akahita ahinduka nk'ingwe, ariko nabonaga ari ibintu byiza cyane, nkabona ahindutse nk'ingwe. Tugakina, agahinduka uruhu rwose ashaka, tugakina, nkavuga ati se noneho bigenze gute? Ati ibingibi ni byiza cyane nyine. Twakundaga gukinira cyane cyane ahantu munsi y'ibiraro cyane, ahantu habaga hakunze kuba imyijima, twakundaga kuhakinira. Uwo mwana rero twabaye inshuti, turakomenikana, ahantu hose tukajyana. Yari umwana ahantu hose twajyanaga. Ndabyibuka hari igihe umunsi umwe hari abantu bageze kuduha amafaranga, abazungu icyo gihe, kandi twari tukiri abana batoya, ariko natangajwe n'ukuntu abo bazungu twavuganye icyongereza kandi turi abana batoya kandi tutazi icyongereza, ariko byari ibintu bitangaje. Twavuganye icyongereza, tuvugana icyongereza, icyo gihe baduha amafaranga. Bakimara kuduha amafaranga, ndabyuka twagiye mu kabari, kandi twari abana bato cyane. Tujya mu kabari, tukimara kugera mu kabari tunywa inzoga. Tukimara kunywa inzoga, ibintu by'inzoga nabwo bwa mbere nari mbinyweye ibyo bintu by'inzoga. Icyo gihe ndabyibuka narasinze, ndi umwana muto cyane. Maze gusinda, bagenzi banjye baraza banonda ahantu narindi nyine nasinze, barambwira ngo nasinze. Bakimara kuvuga ngo nasinze, bana bose nyine urumva yari inkuru ku musozi ko nasinze. Ndabyibuka icyo gihe mama wanjye nyine yaraje, akimara kuza icyo gihe barandyamisha. Bakimara kundyamisha, ariko hanyuma y'iminota byari byarangiye kuba izo nzoga zari zanshizemo, kubera ko uwo mwana wundi yafataga umwuka wiwe yarangiza akamuhiramo, kuko yandushaga imbaraga zidasanzwe. Ngewe nari narasobanukirwa imbaraga zanjye. Ubwo nakomeje gukorera muri izo mbaraga nanjye ubwanjye, ko sinari nazisobanukirwaga. Nubwo mu by'ukuri uwo mwana yashoboraga kuba yahinduka nk'ingwe, yagahinduka ikintu cyose ashaka, nkabona ni ibintu byiza, ariko nanjye ubwanjye nari narasobanukirwa izo mbaraga nari mfite. Narakomeje muri ubwo bwana bwanjye. Umunsi umwe mama wanjye yageze kujya mu kazi, ariko yari yohereje umukozi mu cyaro, yari yatashye. Mu gutaha ko yaragiye gusura ababyeyi, biba ngombwa ko ndi busigare. Noneho maze gusigara, umukozi arangije, uwo mukozi yatashye, mama wanjye arambwira ati rero uyu munsi ugomba kuguma. Ndavuga ati yego. Ubwo nkimara kuhaguma, mama wanjye kera yakundaga kunyingirana, kuko yabaga azi ko nshobora kugenda. Nagendaga nanjye mu buryo nazi. Ubwo ndahasigara. Mu kuhasigara, ndabyibuka mugenzi wanjye arambwira ngo tujye kuvoma. Hari ahantu mu bishanga, muri biriya bishanga bya za Nyagatovu, tujya kuhavoma. Tukimara kugenda kuhavoma, ubwo tugezeyo, tukimara aho ngaho kuhagera, ndabyuka twahuye n'umuntu. Tukimara guhura n'abantu, icyo gihe nabonaga ari amazi, ariko twageze tunayegera cyane, kuko nabonaga ari amazi ameze nk'ibiziba kera. Ubwo icyo gihe birangiye, turagenda
uko twakagiye ngo tugiye kuvoma nta nubwo bageze bongera mama niyongeze kumbona. Icyo gihe ndabyibuka hari umusore, uwo musore yari umusore wari umaze iminsi arwaye. Uwo musore yari arwaye ariko atazi ibintu arwaye ko zari imbaraga z'abadayimoni. Icyo gihe barimo baramupangira ngo azajya ikibungo, ngo namara kujya ikibungo numvaga ngo niho bakunda kuvura ngo abavuzi. Muri ako kanya kimara kuvuga gutyo twagiye kubona haba haje izindi mbaraga, haje imbaraga zidasanzwe, haje icyo gihe haje ibintu meze by'imiriro, byari birimi by'umuriro, ariko ibyo birimi by'imiriro nubwo byaje bimeze nkaho bimeze nk'ikintu cy'ikizeru, mu kuza nk'ikizeru ku buryo wakicaramo mukazamuka mukagenda. Ako kanya uwo musore bari hanze n'ababyeyi biwe bahise binjira mu nzu. Binjiye mu nzu babona dusigaye duhagaze baravuga ati se bari abana nta bwoba bafite? Twabonaga ari n'ibintu byiza tutari no kwikanga nk'abandi bagize ubwoba, ariko twebwe nta bwoba twari dufite. Ubwo birangiye, ubwo twebwe ukuntu byagenze ya miriro yahise dutwara wa mwana. Ndabyuka ariho twageze hariya ku irimbi. Tukimara kugera ku irimbi iyo miriro yaradutwaye dukubita ku irimbi. Haje umukobwa yari afite imisatsi. Noneho umukobwa afite imisatsi icyo gihe adukora mu biganza byacu, nkora mu kiganza, akora na mugenzi wanjye mu kiganza. Ari naho uwo mwana icyo gihe ndabyibuka ko twari turi kumwe, ariko twaje kuhita dutandukana kuri uwo munsi kuko ntago twageze twongera kubonana ako kanya, kuko ako kanya twese dutandukana. Ubwo birangije iyo miriro ikimara kugera mu irimbi, ubwo turangije mu gihe uwo mukobwa amaze kuza ankora mu kiganza, akora na mugenzi wanjye mu kiganza. Mugenzi wanjye arangije ahita akubita hasi umutwe ku irimbi aho umuntu yapfuye, akubita umutwe hasi. Amaze gukubita hasi umutwe, ndangije ubwo njye nandi kureba ibintu biri kuba, ariko mpagararanye n'uwo mukobwa. Uwo mukobwa arangije arambwira ati se ufite ubwoba? Ndangije ndabati oya nta bwoba mfite. Arangije arambwira ati rero ubu ntago mugenzi wawe ntago mukiri kumwe, agiye kugenda. Ndavuga ati none se ngewe ndabigenza gute? Ambwira ati turaba turi kumwe, ntago uri wenyine, kubera ko turafatanyije twese, uwo dukorera n'umwe, ni umugabo umwe, twese turi umwe. Ndavuga ati nta kibazo. Ubwo aragenda mugenzi wanjye. Muri ako kanya akimara kugenda ndabyibuka icyo gihe hari haharaye kuza icyo gihe abadayimoni muri biriya bice bya Kimironko bikaninyereka n'abantu. Ubwo ngubwo tukimara kugenda abadayimoni icyo gihe baraza bahagarara. Hari ahantu imodoka zatwaraga abanuza imirambo, ariko mu gutwara iyo mirambo hari ikintu cyavagaho nyine cya kintu kivaho, cyamara kuvaho imodoka ikinjira. Noneho ubwo mu marembo icyo gihe haje umukobwa wihinduraga buri kimwe cyose. Igihe wajyaga kubona ahindutse akana gatoya, ahindutse nk'akana gafite imyaka 5, ahindutse umuntu mukuru, ahindutse buri kintu cyose yarakihinduraga, ku buryo abantu benshi bagiye banabibona. Buri kintu cyose arakihindura. Ubwo ngubwo nandi kumwe n'uwo mukobwa ahita ngera mu rugo. Majije kugera mu rugo icyo gihe, ubwo ngubwo maze kugera mu rugo masanga nyine abantu abaturanyi nabo barimo baravuga ibyo bintu, ariko twebwe twari duturanye n'umukecuru. Uwo mukecuru nawe nyeka ko yari afite izindi mbaraga bitewe n'ukuntu yankundaga cyane. Ubwo uwo mukecuru arangije arambwira ngo uyu munsi rero ngo ndashaka ko uri buze tukararana, ngo ndabishaka. Akimara kubwira ngo arabishaka ko turarana, ntago nari nsobanukiwe impamvu z'iyo mpamvu zo kugira ngo turarane, ntago nari mbizi. Yari umukecuru wibana. Icyo gihe arangije arambwira ati ndakugura amashokora, ngo ndakugurira buri kimwe cyose yabaga byifitiye. Ndavuga ati hoya ntago ibyo ngibyo mbishaka. Icyo gihe nta nubwo nanabikundaga. Ubwo arangije umukecuru nyine ansaba mama makima, arambwira ati genda kwa mukecuru. Rero uwo mukecuru yaramukundaga nawe, ati jya kwa mukecuru rero, yavuze ko nguri buze kujya kurarayo. Ndabyibuka nagiye kurarayo nubwo nandi umwana muto cyane. Nyimara kugenda uwo mukecuru turaryama. Tugeze mu isaha ya saa munani, tukimara kugera mu isaha ya saa munani, mbona uwo mukecuru nyine arabyutse. Yakundaga kwambara ibintu by'ibipira nawe binini cyane. Arabyuka, akimara kubyuka, ariko abyuka nimba yarabyutse ndamureba. Nanjye nari inkanuye, ntago mbizi nanjye impamvu nari inkanuye pe, sinari nsinzire, nanjye nabaga ndi maso. Abyutse naramubonye. Akimara kubyuka
ubwo abarambaye akimara kwambara mbona hinduranyije imyenda, hari imyenda y'ibihu abantu bajyaga bambara ibintu by'ibihu, noneho n'akandi ngo nimba ari intebe za kinyarwanda, nta nubwo nambizi ko n'ibyo binanabigira kuko yabaga mu mujyi wa Kigali. Mbona nyine yicaye kuri iyo ntebe, akimara kwicara kuri iyo ntebe ubwo arangije afata n'inuza n'inkoni, akimara gufata inkoni mbona umukecuru, noneho hari intebe ziba zicaye ngo kera abami bajyaga bicaraho, nabonaga nawe ariko iyo ntebe imeze. Akimara kuyicaraho mbona iyo ntebe irizengurukije, mu kwizengurutsa kw'iyo ntebe uko yazengurukaga niko nagendaga mbona ibindi nanjye ibintu bidasanzwe ntarinzi. Uko noneho atangira kujya avuga, aratangira aravuga, noneho igitanda cyari kiri hagati, uko yavugaga yarimo arazenguruka igitanda cyanjye, uko avuga arimo arazenguruka igitanda cyanjye. Kumba umukecuru yari yamfashe anyambika imyenda, akimara kunyambika imyenda y'imikara afata ikintu kimeze nk'ibyatsi bigize, akazajya azengurutsa mu nzu bimeze nk'imyotsi. Ubwo urumva akazengurutsa ibintu bimeze nk'imyotsi, uko azengurutsa imyotsi noneho atangira kuza iyindi mirindi nanjye ntari nzi ahantu iyo mirindi ivuye. Ubwo ngubwo birakomeza nibwo njye nari ndyamye yanyambitse gutyo, yari yanyambitse uburyo ku buryo n'amaso yanjye atagaragaraga, yari yajapfutse asigaza ahantu amaso ari buze kugaragarira. Ubwo ndangije uwo mukecuru uko agenda azenguruka igitanda niko nanjye ngenda nkanura, uko abikora nanjye ndimo ndamureba. Ubwo ndangije nahise mbyuka, ndangije ndicara ndavuga mukecuru cwe araceceka aranyihorera. Mukecuru cwe ngiye kuhaguruka ngo nse nk'ugenda, arambwira ngo komeza wicare. Ndavuga se ni ibiki urimo urakora? Arangije arambwira ati ibyo ndi gukora wa mwana we ni ibintu by'ingenzi ku buzima bwawe. Ubwo urumva sinari nsobanukiwe iby'ingenzi ku buzima bwanjye. Arambwira ati nawe ubwawe ntiwisobanukiwe icyo uri cyo, atari kuri ikintu gikomeye cyane, aturi umuntu ukomeye cyane, ariko sinsobanukirwe ibyo ashatse kuvuga. Ubwo uwo mukecuru ubwo ngubwo uko bwarimo buracye bugeze nko mu masaha ya saa 9, mu isaha ya saa 9 n'isaha abadayimoni bazamukiraho bakaza hano ku isi. Ubwo arangije uwo mukecuru arangije ngiye kubona mbona hinjiye umukobwa ufite imisatsi igera hasi y'ikibuno. Mbona arinjiye, akimara kwinjira yambaye agasengeri, yari yambaye n'agakabutura, ariko uwo mukobwa yari yambaye n'inkweto ndende cyane. Ubwo uwo mukobwa ngiye kubona mbona yinjiye ngiye kubona mbona mu mugongo we akuramo akimara gukuramo intuza asa nk'unyereka mu mugongo we hari harimo uruntu rumeze nk'urumenyetso. Urwo rumenyetso ntabwo rwo nari nduzi, nabonaga ari uruntu runini cyane rumeze nk'urumenyetso rwometseho. Ubwo arangije uwo mukobwa mu minota ingahe nari mubuze sinongeye kumubona. Mbaza mukecuru uriya ni umukobwa wawe ko yahise agenda? Aravuga ati mwese muri abakobwa banjye, mwese muri abanjye. Ubwo ngubwo arangije aravuga ati arigiye muzahura, ati igihe kitari iki ngiki ati muzongera muhure n'uwo mukobwa. Ubwo ngubwo buracya uwo mukecuru mu gitondo muri ako kanya ndabyibuka ko iki gihe iwacu iyo twaga turi mu rugo nakundaga kuba mfite ipusi, ariko izo pusi zabaga ziri ku ntugu zanjye, ziri ahantu hose, ntago zajyaga zibura iwacu, zakundaga kuba izo pusi zihari. Ubwo ngubwo ndangije umunsi umwe ndabyibuka ko hari igihe ubwo ngubwo twari turimo twicaye twese turimo turaganira. Mu gihe turi kuganira ipusi iramfata ariko itari kuvuga, ako isa nkaho irimo irankurura ipusi. turagenda ipusi turamanuka ahantu hari hameze nk'ahari rigori, turamanuka. Uko twakamanutse turimo turagenda aho ngaho hegere muri rigori, dusa nk'ahantu twegera igitindo cy'ikiraro. Mu kwegera icyo gitindo cy'ikiraro ndangije icyo gihe nabonye ikintu, ariko cyari ikintu kimeze nk'igikoko, ariko icyo kintu ntago cyari gifite ijisho, ahubwo cyari cyarapfuye ijisho rimwe. Nticyari kiri mu buryo bw'imbwa, n'uruntu rudasobanutswe ukuntu rwari rumeze, ariko gusa rwari rukozwe mu buryo bw'urukoko.
umugongo ubwo ndangije icyo kintu tuba turahuye, duhuye n'icyo kintu kitagira kidafite amaso, ndangije ipusi yahise ihagarara aho ngaho. Icyo kintu cyari kikimara guhagarara, ndangije nditegereza ndareba, sinari mfite ubwoba kuko ibintu byose nabifataga nkaho nta bwoba nagiraga. Ubwo ndangije nkimara kureba icyo kintu mu gihe nyihagaze ngo ndimo ndakireba, muri ako kanya mbambuze ya pusi. Mu kubura ya pusi sinzi ukuntu, nimba ipusi yari ihinduraga, ntabwo nzi ukuntu byagenze. Mu kubura ya pusi ngiye kubona mbambonye wa mwana twari inshuti, umwe twatandukaniye ku irimbi, mbambonye niwe duhagararanye aho ngaho. Akimara kundeba arambwira ati se wari uzi ko twatandukanye? Ndavuga ati none se ko nabonye ugenda nari nzi ko twakongera kubonana. Arambwira ati ubu ngubu rero dore nongeye ndagaruka. Ndaba se wari uvuye hehe? Arangije ubwo uwo mwana arangije arambwira ati rero ahantu nari mvuye, ati nawe uzahabona, ko nawe udahejwe, ati nawe uzahabona aho hantu. Ubwo uwo mwana mugenzi wanjye arangije aramfata, akimara kumfata hari ahantu habaga ibigega, turagenda. Tukimara kugera aho ngaho kuri ibyo bigega turicara. Tukimara kwicara ako kanya arangije areba hasi. Akimara kureba hasi, none kubera iki uri kureba hasi? Arambwira ati buretse. Ndongera ndamubwira ngo kubera iki uri kureba hasi, ni igiki uri kureba aho ngaho hasi? Arambwira ati buretse yewe, ati buretse gatoya. Ndongera ndamubaza ati kubera iki uri kureba hasi? Bwa gatatu ngiye kubona mbona haje inzoka. Hakimara kuza inzoka yaraje iratuzenguruka, irazenguruka. Kumbi sinari nzi ko ubwo buryo ari bwo bwanjye bwo kuzakoreshwa mu buryo bw'inzoka, ntago nari mbizi. Ubwo inzoka irazenguruka, irongera inzoka irazenguruka, iratuzenguruka, ibirasamye. Inzoka ikimara kwasama irangije iratwegera, ibanza kwegera wa mwana umwe wigiraga ingwe akigira buri kimwe cyose. Iramwegera, imwegereye arayifata gutya arayizamura. Ayizamuye mbona nta bwoba mfite. Arambwira ati se ufite ubwoba? Ndavuga ati nta bwoba mfite. Ngufite ubwoba? Ndabati hoya nta bwoba mfite. Buse mfite ubwoba se waba ubizi? Arambwira ati ntabwo bufite da. Ubwo ngubwo arangije uwo mwana akimara kumbwira gutyo, ndangije ubwo ya nzoka ibiranyatatse nanjye. Inzoka yaraje ikimara kuza irabanza iranzenguruka, imera ku kirenge nicaye, irazamuka ahantu irazamuka, igera mu maso, irongera iramanuka. Ibona koko nta bwoba mfite, nk'uko uwo mwana yabivugaga ati nta bwoba afite. Ubwo ngubwo arangije, ubwo ngubwo iyo nzoka ikimara kugenda irongera nyine irimanukira. Ikimara kumanuka ibiragiye, haba haje ikinyabwoya kimaze kuza nacyo kiraza. Noneho haje urunyabwoya, rwo bwa mbere urwo nari ndubonye, rwari urunyabwoya runini cyane rufite ibyoya byinshi, nibwo bwa mbere nari ndubonye, ruteye ubwoba. Ariko sinari mfite ubwoba, rubanza kuri uwo mwana ruramuzamukaho. Ariko Imana ni nziza pe. Ubwo ngubwo ndangije kingezeho, ubwo ngubwo kiranzamuka, kimera ku kintu, kirazamuka noze kingeraho kijya hasi. Bibona ntago mfite ubwoba. Kumbi sinari nzi ko ari uburyo bwanjye bwo kuzakoresha ibikoko. Kumbi uwo mwana ni nkaho bari barimo baranyereka uburyo nzakoresha ibyo bikoko, ko simbimenye. Ubwo ngiye kubona mbona haje igikeri nacyo kiraza. Igikeri kimara kuza kiranzamuka nacyo kijya hasi. Abona nta bwoba mfite. Ngo se ufite ubwoba? Ndabati hoya nta bwoba mfite. Ndangije ndavuga ati se ibintu tugiye kujya dukina? Ngo yego. Ngo se wabonye se nihindura intuzi ngwe? Ati nawe nibwo buryo rero ugiye kujya wihindura buri kimwe. Ndabati ako bizaba ari byiza we. Yitamubwira ati wa mwana wo kwa runaka, arakana twari duturanye ariko ko ruguru. Ndafite wa mwana wo kwa runaka tuzamukange, tinu tujya kwishura. Ati wone twagiye kwishura cyagiye akatwiyenzaho. Ndaba ngo ndabati ura mwana tuzamukanga, ariko ura mwana nabonye atari sawa. Ndabati tuzamukanga umunsi umwe, tumukange. Ubwo muri quartier hari umukobwa, yari umukobwa mukuru cyane uturuta twebwe twari abana. Uwo mukobwa yari umukozi, ariko ntago yakoraga iwacu. Yafataga abana bose babakire, akabafata yarangiza akabahuriza hamwe, akabwira ngo buri wese agomba kuzana ibyo mutegetse. Arangije aba amhereyeho, abaravuze ngo nk'uyu nguyu ngo ugomba kuzazana amanido. Za nido ziwanyu ugomba gukuramo imwuka yizana. Ndavuga ati yego.
turashaka nido. Abageze kuri mugenzi wanjye nawe aramubwira ati iwanyu haba hari ibintu byinshi, ugomba nawe kuzazana ibindi bintu. Atuzazana iki? Umwana ati nzazana umufuka w'umuceri. Abagiye kuri undi mugenzi wanjye ati wowe uzazana iki? Undi nawe baramubwiye ati njyewe iwacu hakunda kuba ibintu by'amata n'ibikivuguto ushaka nzakuzanire. Ati sawa. Kumbi uwo mukozi twarabimushyiraga yafataga abana batoya akabategeka ibyo ngibyo akabigurisha. Ubwo ngubwo arangije uwo mukobwa akimara kuvuga gutyo, ariko yari uwo mwana aho handi twari tuvuga ngo kakana tuzagakange. Ubwo ngubwo arangije uwo mukozi nyine abidutuma gutyo. Uko nicyo genda byuka ko yageze no kubinuma, ukuntu yabintumaga ndabyibuka. Ibaza umufuka w'umuceri ngo turabana bato ko twari dufite izindi mbaraga. Uwo mufuka w'umuceri iyo uwo mwana yavuga ngo aratanga umufuka w'umuceri, nago yawikoreraga hoya reka da yigorera iki, afite izindi mbaraga nago yabikoraga. Yaravuga ati tugende, umufuka ukaza gutyo kunguko mu mbaraga gutyo no kwa mukobwa ngo ba ukicara aho ngaho. Noneho ndangije tumuga ati se ibyo bintu koko biriseriye burabikora? Ati ego ko ngo acha brag, niko yambwiraga ngo acha brag, ngacha brag mwana. Urumva n'izindi mvugo yakundaga nyine gukoresha nubwo twari tukiri abana batoya. Ubwo ngubwo yarongera akabikora gutyo akamwe ngo acha brag, ngo jye umenya. Ubwo ngubwo ndangije mfata icyo kintu nyine ngati nta n'impamvu yo kwigora. Kuki bundi ukunda kwigora ngo urabifata? Reka nta mpamvu yo kwigora, ufite imbaraga ni gute utazikoresha? Ndafata izo mbaraga se ntabona ni imbaraga ki ko ngewe naba nazisobanukiwe izo mbaraga ubumbwira horo umbwira. Ubwo arangije urwo runida barufashe gutyo kuko arujyana n'umuceri. Biba bigeze aho ngaho. Uwo mukobwa we ntabwo yasobanukirwaga ukuntu byaje, gusa we yabaga azi ko twabyikoreye tukabishyira aho ngaho. Gusa nuko we yaje hari abantu nyine abakire bari batuye aho ngaho muri ako gace basengaga, baza kumenya ko abana babo babiba. Ni nabwo uwo mukozi yaje gufatwamo, cyakoze ngo bahise bamwirukana, ariko ubundi ntabwo harazi ukuntu bigenda. Uwo mukwe ubwo ngubwo uwo mwana twari tumutura ngo tuzamukanga. Ndabyuka ukuntu byagenze. Twagiye ku ishuri, tujya ku ishuri taba ngo nta byo gutega uyu munsi, nta byo gutega nidutege. Uwo mwana ntabwo twiga ku kigo kimwe, ntabwo twigaga ahantu hamwe, ariko icyo gihe twarajyanye. Tukimara kujyana uwo mwana nyine tumwigiraho agacuti kacu, tumubwira ati rero tugomba kujyana. Yego. Turamubwira duti ndabyibuka nibwo bwa mbere nawe mbonye fanta ya orange, kuko niyo twamuguriye uwo mwana. Iyo fanta ya orange turangije turayigura. Tukimara kuyigura turamubwira ati yinywe, arayinywa. Turangije uwo mwana turamubwira ati rero turashaka kugutumira. Mukantumira hehe? Uwo mwana yari umwana bakunda kujyana ahantu heza, twebwe aho hantu heza ntago twahajyaga, twari tuzi mu marimbi. Arangije ahita avuga ngo nose ngo muranjyana, ngo muransohokana ngo hahandi ngo tujya ngo iwacu ngo ahantu bajya bansohokana, ngo tukajya kuryoshya, ngo tukagura buri kimwe cyose, ngo utuntu dukinisho, ibintu by'abana byose nyine byiza. Ariko twebwe ibyo ngibyo ntago iwacu twari tubizi. Ubwo ngubwo arangije uwo mwana tumwe ati hoya, twebwe dufite ahandi hihariye tujya tujyana abagenzi bacu tukabakira neza. Ubwo aho hantu ushobora kuvuga ngo kwibaza ati aho hantu ubwo ngubwo ni aho hantu twavugaga. Twebwe twari dufite ikiraro cyacu cyihariye. Muri icyo kiraro niho twari kumutumirira, kuko aho hantu niho twakundaga kuba twibereye. Ubwo ngubwo umwana avuga ati okay nta kibazo, ati muzanjyane. Turamuga ati rero ubu ngubu tugiye gukina. Ati tugiye gukina yari umwana bose twari abakobwa. Ati tugiye gukina nk'abana batoya. Ati yego. Uwo nguwo dayimoni wari uturimo nya dayimoni arangije aravuga ati rero ngiye kubara rimwe mbare kabiri muramuguye mu gitindo. Ati sawa. Arabara ati rimwe abara kabiri, twese tuba twaguyemo hasi kuko cyari kirekire ariko gifite umwijima udasanzwe. Ubwo turangije ubwo ngubwo uwo mwana tuba tuguyemo. Tukimara kugwa mwaho ngaho wa muntu woza arangije abaraje aratubwira ngo amabara y'amashuka yose murayazi. Tutangira kuvuga ngo amabara y'amashuka iwacu tugira amabara, wa mwana ngo iwacu tugira amabara y'imyeru, ngo iwacu tugira amabara ameze gutya na gutya, yose arayavuga. Ngo ngo ukunda iki? Ngo ukunda inzoka.
ngo ekada ngo ngo ndayitinya, ngo ukunda iki, ngo ukunda ingwe, ngo ndayitinya, ngo ukunda iki, ngo ukunda byose ibikoko byose arabivuga. Umwana avanga arabitinya kanga. Ubwo ngubwo anjira ngo ninde ugiye ngo kubishuka, yiyitaga Sandrine, ngo ninde ugiye ngo kubishuka, ngo ni Sandrine. Uwo mwana muri ako kanya abahindutse nk'ishuka, koko abahindutse ishuka ifite amabara yararimo, amabara y'umutuku, yaratewe amabara y'umutuku, amabara yinuza, ibibara byandi byijimye bimwe bibi cyane. Ubwo ibyo umwana aravuga ngo uyu se wa mwana twari turi kumwe se. Ndavuga ati tegereza uretse cecekere gatoya wirebere. Ndangije tamwe ngo ndakora ngo nari mfite vene mu ntoki zanjye ndabyibuka 20. Ngo ndangije 20 ndavuga ati buretse sha ako mubwira ngo buretse iki se, ngo none se ngo wa mwana ngo bigenze gute, ngo uzi ko ishuka iwacu tuyigira. Ubwo muri ako kanya kiri kuvanga iyo shuka barayigira iwawo, wa mwana arongera agaruka ubuntu. Akimara kugaruka abahindutse ururingiti, rwa ruringiti rumwe rubi, rwa ruringiti ruba rusintuza, ruba rufite urubara runyerera ariko kitanyerera. Abahindutse urwo ruringiti, mu guhinduka ururingiti noneho agenda mu kiringiti gutyo nguko byasamye, hejuru afite amenyo 2 no hasi 2. Umva umwana koko uko twakabipanze niko byagenze. Umwana turamuhabya. Ubwo arangije umwana naratitira, ntiyari kuvamo hasi kuko hari mu cyobo. Ubwo arangije umwana twebwe twatimo turabira, nubwo haba ari mu mwijima, ariko ufite izindi mbaraga ububona nyine uburi gukana, uri kureba ibintu byose, kuko izo mbaraga z'umwijima nyine muri kureba ibyo mu mwijima. Nkaba mbashimiye kuri ubu buhamya mbahaye, nkaba mbashimiye kuri iki gice cyanjye cya 2 mbahaye. Gusa nkaba nzagaruka nkabaha ikindi gice cya 3, ariko mbabwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimushaka Imana. Ukiranirwa nareke ibyo akiranirwa, ukiranuka nagomeza kiranuke, ndetse nuhagaze agomeza ahagarara atagwa. Twiringira Imana, dukorera Imana, irashoboye. Iyi Imana ikuri kuzimiga ikongera ikazampura umuntu wapfuye akongera akaba umuntu. Iyi Imana irashoboye cyane, kugira ngo twese uko ndetse n'umuntu ukiboshye n'umuntu ukiriyo nkamutangariza nkamubwira ngo Imana irashoboye, yiringire iyi Imana ko nayo nanjye nimbara nkuye aho ngaho nawe yahamukura, kuko hari abantu benshi baba bafite izindi mbaraga akibaza ukuntu azabigenza. Yiringire iyi Imana ko ishoboye byose, yiringire iyi Imana ko ikibohora. Iyakoraga kera n'ubu ngubu ni igikora, iyakoranye n'abakera ba Aburahamu, igakorana na ba Yesaya, igakora bose, iracyakorana natwe kandi iracyakora, kandi iracyafite imbaraga, kuko ariyo muremyi wa byose. Ndabashimiye cyane abantu bose bakurikira kino kiganiro, gusa mbasabira n'umugisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.